Nongeye kubifuriza ikaze no kugaruka neza kuri channel. Muri video y'uyu munsi ngiye kubereka akamaro k'ikintu bita piripiri hoho. Iyi piripiri hoho niyo twita pavro mu kinyarwanda. Ngira ngo se ni kinyarwanda, ayo mazina yose ni amazina y'amatira. Ariko ngiye kukwereka uburyo iraza kugufasha mu buryo bwo kurwanya ikintu bita inda nini. Niba uri mushya kuri iyi channel, ndagusabye ukore subscribe. Kandi ukora kuri subscribe, ujye wibuka gukora kuri yanzogera kugeza izanye utuntu tubiri tumeze nk'amababa kugira ngo video zose nshyiraho ujye umenya ko zagezeho ntihazagire nimwe gucika. Kandi mu gihe wumva video mbahari izingira akamaro, ntiwibagirwe gukora kuri like. Ndetse mu gihe ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa inyunganizi, ushobora kwandika hasi muri komanteri tukagufasha. Uyu munsi ndi kugira mfashe abantu bagira inda nini, ariko ikinyarwanda tucyumve neza. Ntabwo ari inda nini yo mu buryo dusanzwe tuzi, ahubwo ni wa muntu ugira inda ikaba nini cyane cyangwa ikagira ibicece ugasanga inda iratendera. Uyu munsi ngiye kukwereka uburyo iriya pavro cyangwa tumenyereye cyangwa yitwa piripiri hoho mu Giswahili, uburyo izagufasha ukaba gasirimu, inda ikagenda ugasigara utunganye neza. Hari abafite inda ziza imbere cyane ugasanga wagira ngo indira pompye, hari abagira inda ziceceba zigenda zibyina, ndetse hari n'abagira ibindi bice by'umubiri bigenda biba binini ukabona biteye ikibazo. Nk'urugero, ugasanga umuntu afite akaboko ariko ukuboko ugasanga kwanganye nka gutya, ni ikintu kigenda gitendera, bityo bikaba bikubangamiye. Uyu munsi ngiye kukwihera umuti. Kandi si ibyo gusa, ndakwereka uburyo iyi piripiri hoho irafasha abagore kongera imbaraga z'umubiri. Hano ubwo ndavuga ubushake mu gutera akabari. Niba utaruzi uko ibyo bikoreshwa kandi ukaba wumva ari ingirakamaro, ndakwinginze urebe iyi video kuva tuyitangiye uze kusozanya natwe. Nk'uko tubizi cyangwa hari n'abatari babizi, iriya pavro ibamo vitamini C nyinshi cyane. Iyo vitamini C ikaba ifasha mu kugabanya ibinure byo mu mubiri, cyane cyane ibiri mu nda imbere. Noneho rero reka nkwereke uburyo bitegurwa. Mbere na mbere banza ushake isahani cyangwa ibakure, hanyuma ufate ya pavro yawe, urebe igipavro cyiza kinini cyakuze ugisaturemo kabiri. Ushobora hano kumbaza utese ko pavro ziri mu bwoko turakoresha iyihe, yaba iy'icyatsi kibisi, yaba iy'umuhondo, yaba iy'umutuku, iyo wakoresha yose zose zirakora. Noneho hano nk'uko mbikubwiye uyikatamwe ibice bibiri. Noneho ntabwo ukoresha ibyo bice byombi, ahubwo ufata igice kimwe akaba ari cyo ukoresha, ikindi tugishyire ku ruhande kizakora ibindi. Ahasigaye nurangiza iki gisate cya pavro wafashe ugisature, ugende ucyoze neza cyane. Ahasigaye umaze kuyoza urayishyira muri blender uyise. Waba adafite blender ushobora gukoresha ka kantu bitarape, ugafata handi hasya neza akaba ari ukuba. Ushobora gukoresha blender ya indi y'umuriro w'amashanyarazi, ushobora gukoresha blender y'intoki, cyangwa washaka ugakoresha isekuru ukayisekura. Ahasigaye nyuma yo kuyisekura cyangwa kuyiblendinga, ukayifata ukayikamura, ukabona umutobe mwiza w'iriya pavro cyangwa yo turi kwita piripiri hoho. Noneho hano ukibaza utese muri uyu mutobe ikindi twakongeramo ni iki? Nyuma yaho icyo ufata, uzafata ikiyiko ndetse n'igikombe, ahasigaye wa mutobe ushyire mu gikombe. Noneho ushake tangawizi umaze kuyibona nayo urayoza neza, warangiza ukayirapa cyangwa ukayisya nk'uko wabikoze, ukayoza ikavaho umwanda n'ubundi bucafu bwari bwo bwose. Ahasigaye umaze kuyisya, uzafata iyo tangawizi uyishyire muri cya gikombe n'ubundi washyizemo wa mutobe wa pavuro. Nurangiza uzongeramo amazi ashyushye ariko atari amazi atwika, ni ukuvuga amazi ashyushye mu rugero. Ahasigaye ikindi kintu ushyiramo, ufata indimu. Noneho ya ndimu ukayikataguramo uduce dutoya. Nk'uko tubizi, indimu nayo igira vitamini C, ikungahaye kuri vitamini C, bityo ikaba ifasha gutwika ibinure yaba ibyo mu nda cyangwa mu maboko. Noneho rero umaze kuyikatagura uduce dutoya, kwa duce udushyira muri wa mutobe n'ubundi. Ahangaha umutobe wacu tumaze kuwutegura, ni uwo nguwo, nta kindi kirimo. Noneho ngiye kukwereka uburyo ukoresha. Ibi ngibi wavanze umaze kubivanga, cya gikombe uragipfundikira ukareka hagashira iminota 2. Icyo gihe umutobe wacu uba wamaze kwivanga neza ku kigero cyo kuba noneho twawunywa. Uyu mutobe nk'uko nabibabwiye urafasha cyane abantu bafite inda nini, abantu bafite inda iceceba, ndetse n'abantu bafite amaboko manini. Ni ukuvuga ya maboko agira kubyibuhamo hano, umuntu ukajya usanga ari kwibyiga. Ku bantu rero bashaka kugira umubiri mwiza bakaba basirimu, ntibagire inda nini, ntibagire inda iceceba, uyu mutobe ngiye kukwereka uburyo urajya uwunywa. Uyu mutobe wawe uzawunywa mbere na mbere mu gitondo utarafata ibyo kurya, ndetse wongere uwufate nimugoroba umaze gufata ifunguro rya nimugoroba.
maze ibingibi ukabikora iminsi 7 yikurikiranye, ahasigaye ukazabona impinduka mu mubiri wawe.